kwe ntabwo ari ubw'abana abageni gusa, ahubwo ni uruhare rw'ababyeyi, ntabwo rukibaho rwose, turemeranywa. Mu bukangurambaga rero, kuko abana barimo gushyingirwa ubu, ubukwe babugize nk'ikinamico, nyine bakora ikinamico, ugasanga ababyeyi baraje baratumiwe, ndetse rimwe na rimwe nta n'uruhare bagifite nka kera, kuko usanga dusigaye dukodesha n'ababyeyi bakora imirimo yindi. Ibi rero ni ibintu tunenga, kubera yuko biza no kugira ingaruka no muri kwa gutana mwavugaga, kwa gusenyuka. Ni ukubera iki? Kubera ko ntago abageni bateguwe n'ababyeyi babo nk'uko byahozeho kera. Byagaruka gute? Ubwo twatangiye kubona uko umwimerere wari umeze, ubu none ni rwa ruhare rw'ababyeyi, rwa ruhare rw'abakuru batoza abatoya, turaza kukigarukaho cyererekanwa mwavuze kidahari. N'ubundi cya cyuho kiri hagati y'abakuru batoza abato kiracyakurikirana, kiragenda kikagera no mu by'ubukwe. Iki rero ni ikibazo ngira ngo kizajyamo inzego zitandukanye. Ahambere ni imiryango, aha kabiri ni umuryango mugari, ntabwo tuvuga umuryango muto. Ariko ngira ngo na minisiteri ishinzwe umuryango, muri ya mikoranire nibaduha uburyo tukajya twegera abaturage, imigoroba y'ababyeyi mu miganda, tukomeza tukabivugaho, ngira ngo byazafasha. Ariko ikibazo kirahari.